ntuzigere ujyaginga umuntu ugendeye kuri situation arimo cyangwa se ibyo ari kunyuramo, ahubwo uzamujyaginge ugendeye kuri characters ze, imyitwarire ndetse na dreams cyangwa se intumbero ye. Nongeye kugusuhuza wowe uhisemo kubana nanjye kuri uyu munsi. Ngufitiye inkuru nziza cyane kandi inkuru ishobora guhindura intekerezo zawe, igahindura n'ubuzima bwawe. Abanyarwanda baravuze ngo inzira ntibwira umugenzi. Hari inkuru naguteguriye, nizere ko uri bubane nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo. Inkuru yacu turayitangira hano mu gihugu cya Nigeria. Anu ubwo yari yicaye imbere y'ababyeyi be, umutima wari uri gutera cyane. Anu yari afite ahangaha gahunda yo kubwira ababyeyi be ibyerekeye umukunzi we Ade. Uyu mukobwa yari yarakunze Ade mu by'ukuri. Yaratangiye ati, papa, mama, hari ikintu cy'ingenzi nshaka kubabwira. Chief Alumu, papa we, yari ari gusoma ikinyamakuru. Arangije ikinyamakuru akimanuraho gatoya, aramwitegereza, aramubaza ati, mukobwa wanjye, nicyo ushaka kutubwira? Arababwira ati, yazanye n'abamuherekeje kugira ngo aze kubasaba yuko ashobora kuba yanshyingirwa. Muri ako kanya mama we yahise aseka, aravuga ati, ni byiza cyane. Muri ako kanya Anu yahise azunguza umutwe, aravuga ati, mama, ntabwo ari we, izina rye bamwita Ade, uyu ni umuhinzi. Muri ako kanya icyumba cyose cyahise giceceka. Papa we arangije ashyira ikinyamakuru arimo asoma hasi ku meza gake gake, aramwitegereza, aramubaza ngo umuhinzi. Ahangaha ijwi rya papa we ryari rikonje cyane. Aramubaza ati, se ni umuhinzi bwoko ki? Umukobwa aramubwira ati, ahinga amateke ndetse n'imyumbati. Aramubwira ati, papa, uyu ni umugabo mwiza, naramukunze cyane, ndetse uyu mugabo ni umugabo ufite umutima mwiza ndetse ukunda gukora. Muri ako kanya mama yahise asakuza, umugabo w'umukene? Abaza umukobwa ati, wa mukobwa we, waba wataye ubwenge? Aramubwira ati, ntabwo twigeze tukurira university kugira ngo ujye gushyingiranwa n'abagabo b'abahinzi. Umukobwa aravuga ati, nyamara uyu mugabo ndamukunda. Muri ako kanya umukobwa yatangiye kurira. Papa yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi, aravuga ati, urukundo ntabwo rujya rwishyura bills cyangwa se amafagitire. Aravuga ati, urukundo wa mwana w'umukobwa we ntabwo rujya rwishyura amazu. Uyu mugabo uri kwirukankira azakubabaza, azatuma ubaho nabi. Ntabwo uyu mugabo ashobora kukwitaho. Umwana n'icyubahiro cyinshi abwira papa ati, papa, ntabwo amafaranga ari buri kimwe cyose. Papa we n'uburakari bwinshi ati, wiba ikigoryi wa mwana we. Aravuga ati, wa mwana we, narakoze cyane ndavunika kugira ngo nubake izina ry'umuryango. Ntabwo nzigera ntuma wangiza izina ry'umuryango ujya gushyingiranwa n'umuntu utagize icyo ari cyo. Umusaza w'uyu mwana w'umukobwa yari yicaye aho ngaho hafi. Uyu mwana w'umuhungu akaba yitwa Tayo. Arangije abwira mushiki we ati, sister, ati, nyamara ibi bintu wagombye kubitekerezaho cyane. Mushiki we arangije aramubwira ati, nabitekerejeho cyane. Yaba ati, ngiye nkunda Ade kandi Ade nawe arankunda. Mama aho ngaho yatangiye kurira cyane, atangira kuvuga ati, ese abantu bazavuga ngo iki? Ese inshuti zacu zizabibona gute? Umukobwa wa Chief Alumu kuba agiye gushyingiranwa n'umugabo w'umuhinzi, abantu bazabibona gute? Umwana w'umukobwa aramubwira ati, jye ntabwo nitaye ku byo abantu bazavuga ndetse n'ibyo batekereza. Ahangaha papa yatangiye kurakara cyane, mu burakari bwinshi cyane, ati, nuramuka ushyingiranwe n'uyu mugabo ntabwo uzongera kwitwa umukobwa wanjye, ntabwo uzongera kugaruka muri iyi nzu ukundi. Ahangaha Anu yitegereje mama uko ari kurira, yitegereza musaza we, yitegereza papa we, nuko baramubwira bati, hitamo hagati yacu, umuryango wawe cyangwa se uhitemo Ade. Uyu mwana w'umukobwa arabitegereza, abona ukuntu papa we yarakaye, abona ukuntu mama we ari kurira, abona musaza we ukuntu ababaye. Arangije mu ijwi rituje arababwira ati, ndahitamo Ade. Ahangaha papa we Chief Alumu yahise ahindukira amwerekezaho umugongo. Arangije aravuga ati, nimba uhisemo Ade, ubwo ngubwo ni nkaho upfuye kuri twebwe. Sohoka mu nzu yanjye nonaha. Uyu mwana w'umukobwa Anu iwabo baramuciye, baramutererana, bamwirukana mu rugo, bamwita umupfu, baramusiba, batangaza hose yuko atakiri umwana wabo.
ngo kubera yuko yemeye gushyingiranwa n'umugabo w'umuhinzi w'umukene. Ariko icyatunguye abantu bose, nyuma y'imyaka mikeya haje kuba ibitangaza, haje kuba ibintu iwabo batigeze bakeka ko bishobora kubaho. Ushaka kumenya ese iyi nkuru yagenze gute? Ushaka kumenya ese byatangiye gute, byarangiye gute? Biroroshye cyane. Jya hano muri comment hasi, ufungure comment, urasanga link napininzemo, nurangiza uyifungure, irahita ikwerekeza kuri iyi nkuru yose, uyitangire ndetse uyisoze. Ndizera neza ko iri buhindura ubuzima bwawe, ndizera neza ko iri buhindure intekerezo zawe, ndizera ko iri buhindure ikintu gikomeye mu mitekerereze yawe. Wakoze guhitamo Behind Walls Show. Nawe utaha, ndabakunda cyane. Ciao ciao.